Bakame irusha imbaraga inzovu. Umunsi umwe Bakame yagiye mu ishyamba ihahurira n'inzovu. Inzovu irayibwira iti mva imbere wa busa we. Bakame irayisubiza iti aho ntiwibwira ko ubugabo ari ubunini? Niba utabyemera ngwino dusiganwe urebe ko ntakurusha imbaraga, cyangwa se kubera ko uzi ko udashobora guterura ibyo biguru byawe ngo dusiganwe, enda dushake umugozi dukururane turebe urusha undi ngo. Inzovu iraseka iti nta soni kuvuga ibyo, uko ungana uko tugakururana. Bakame iti ubwo urabitinya, rero uratsinzwe. Inzovu iti mbega akagabo kirarira, ceceka wa busa we. Iti ngaho nikagende kazane umugozi, ariko kamenye ko nzagashikuza rimwe nkakamanika mu giti, ibisiga bikakarirayo. Bakame iti ndumva gutukana byo warabyize, ariko nidukururana nkakunesha uzangororera. Inzovu iti nzaguha inzoga ibindi, maze ugende uyisangire n'akagore kawe, kandi tuzuzura cyane. Bakame iti impaka zizakemurwa ejo rero. Zimaze gutandukana, Bakame ihura n'imfizi y'imbogo. Ibwira imfizi y'imbogo irayibwira iti amashyo mbogo. Imbogo irayisubiza iti po, sindamukanya n'utugabo twimbwa. Bakame iti uranyikorereje rero, tugiye guhiganwa turebe urusha undi ngo. Ngiye kuzana umugozi w'umurunga ukomeye, ufate umutwe umwe ufate undi, maze dukururane turebe urusha undi ngo. Imbogo iti genda uzawuzane, ninkukurura nkakwiyegereza nzakunyukanyuka ugire ubufindo. Nuko zombi zihava zemeranyijwe ko zizahiganwa umunsi ukurikiyeho. Bakame iragenda ibwira umugore wayo iti umva rero wa mugore we, mbohera umugozi w'imigwegwe ukomeye cyane, nanjye ndatyaza icyuma, uhanagure n'inkangara, maze ejo nzakwereka aho tuzajya guhahira. Umugore ati ko nduzi ugiye gutyaza icyuma, hari aho waba wabonye akaboga? Nuko umugore aboha umugozi muremure cyane, Bakame nayo ityaza icyuma cyayo. Bukeye bashyira nzira baragenda n'inkangara ku mutwe. Bageze mu ishyamba, urukwavu ruragenda no kwa nzovu. Nazanye umugozi, none fata umutwe, ngiye kuwuzingura, numara guhera nibuguhamagare nkubwire witegure uhamye ibirindiro. Inzovu iremera. Urukwavu ruragenda, rugeze hirya aho imbogo iri, rurayibwira ruti nguyu umugozi njya nkukurura hasi, none fata uyu mutwe w'umugozi, ndagiye nigera ku wundi mutwe ndakubwira nti ngaho maze ushikame dukururane turebe unesha undi. Imbogo nayo iremera. Urukwavu rumaze kuzirika umugozi ku nzovu no ku mbogo, rujya hagati yabyo rukoma akamo ruti ngaho turabonanye, shikama ukurure, utaza kumbeshyera ngo nagutunguye. Urukwavu rumaze kuvuga ibyo, ruritaza rusanga umugore warwo aho yicaye n'inkangara. Buri nyamaswa iribwira iti kako ntazi gakurure, nikamara kunyegera nkamena umutwe. Nuko zirakurura ibyuya birazirenga. Inzovu imaze kunanirwa, icyuya cyayirenze, iribaza iti none ko ubunini bwaba atari bwo bugabo, ko numva ka kabwa kanshegesha. Ya mbogo nayo aho iri, ibihembe
isigaye ibikuba ku butaka. Urupfu rwayirenze nayo ikibaza iti ka kagabo gatekeyemo amabuye. Naho Bakame n'umugore we aho bicaye bakajyana inzara bagira bati kuko ubunini si bwo bwenge. Agakwavu kabonye yahagira amaso yabivuye imutwe bigiye kunogoka, gatema umugozi kuko byagakuruye inzovu iragenda ikubita igitwe ku ibuye irata. Imbogo nayo mu ruhande rwayo igiye kugwa irahenuka igwira ibihembe byayo. Ibyikunyuriraho birayica. Bakame na Bakamekazi babibonye bikoza hejuru bibaka ya nkangara yabo, bagenda biruka begera intumbi z'ibyo bikoko, nuko barabitemagura na cya cyuma byitwaje. Barangije inyama barayibura bashyira mu nkangara barikorera barataha. Bakame ikubita ikivugiriza iti ntubona se ko ubugabo atari ubunini? Bakamekazi iti no gushaka neza bitera ishema.